baganira kuri Pi Network akenshi iyo baganira bagaruka ku myaka 7 iyi project imaze, mu by'ukuri bamwe batarabona na KYC kandi baragiyemo mbere muri iyi project. Ariko ubwo twari mu kiganiro na Showam yadusobanuriye ko abenshi mu bafite icyo kibazo mboneraho no kugitangaho ibisubizo bya nyuma ko babimbaza, akenshi ngo bituruka kuba mwebwe mwagiyemo mbere mwarakoreweho igice kijyanye n'igerageza kugira ngo barebe ko abazaza nyuma abatumirwa banyu abo muzinjizamo bizakunda. Mu bice bijyanye na KYC cyangwa se na migration ushobora gusanga warakererewe kandi iyi project warayimenye mu ba mbere, ibyo nta kibazo kiba kirimo, ahubwo hari igihe account yawe yaba yarakoreweho ibijyanye n'igerageza kugira ngo babanze bemerere abo wazanye imbere hanyuma imishinga igumiye ikomeze. Aha rero mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bijyanye n'iyo myaka 7 Pi imaze. Aha ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo twungure ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Jyubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi hanyuma nawe wungura ubumenyi. Murakaza neza rero mu kiganiro cya none, amakuru mashya ari kuvugwa kuri Pi Network ndetse na cryptocurrency n'amahirwe ushobora gukura mu ikoranabuhanga n'ibyo tugarukaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku butumwa bukomeye cyane bwahawe title ivuga iti The Power of 7 Change the Strength and Revolution. Umwaka n'uwa 7 wa Pi Network kandi abenshi mu bapiyoniye baribaza bati ese iyi myaka 7 tumaze dutegereje ibijyanye no kuri faranga ryashyirwa ku isoko izatanga impinduka zikomeye cyangwa haracyabura indi myaka myinshi? Iyo urebye iki kibazo kibazwaho kenshi n'abapiyoniye batandukanye, iyo bamwe batangiye gusa n'abarambiwe kubera ko ubundi ibintu bikugeza ku mushinga ni ibintu bitatu: kuba warakorewe KYC gakunda ugahabwa na migration by'ibuzungu, abayicaye nk'umupiyoni yavuga ati isaha n'isaha abashyira ibintu ku murongo nakoresha Pi zanjye. Ariko abenshi babangamirwa cyane no kuba barinjiyemo hano badasobanukiye ibijyanye na lockup cyangwa se igice cyo gufunga izi Pi, bagafunga igice cy'imyaka 3 uretse ko atari benshi bakirimo bafunze imyaka 3 n'ibindi bice byinshi bishobora kubangamira buri umwe wese utekereza ko iri faranga rigiye ku isoko atabona izakoresha. Muraza kumbwira muri comment. None hafunguye full open mainnet, ufite Pi zingahe washyira ku isoko urebye kuri wallet yawe? Abenshi turaza gusanga abatazifite ziri lockup, abenshi ntago barahabwa migration, abahawe migration zaribwe. Urebye muri rusange ikibazo rusange giharaka kanya nta nubwo ari full open mainnet, ahubwo ibura rya coin riracyahari. Ni mu gihe kandi n'izihari ziteza igiciro kitari cyiza ku bapiyoniye bazibitse, kubera ko Pi iracyabarirwa muri 0 n'ibice hirya no hino ku ma exchange agiye atandukanye yamaze gutsinda icyitwa KYB. Ako karagaciyemo. Reka turebere hamwe ibijyanye n'igisobanuro cy'imyaka 7 muri Pi Network. Pi Network imaze imyaka 7 yubaka foundation yayo. Tekereza uramutse uhawe kubaka ikoranabuhanga niko inkuru bayitangiye, bakakubwira bati mu gihe uzaba wayishyize ku isoko uzaba uhuriweho n'abarenga miliyoni 100 z'abantu bose bakoresha iyo network. Kuri iyo network muzaba mwishyura services zijyanye no kuba wagura ikintu mu iduka ukishyura, uzaba ugana ibigo by'imari. Muri iyo network muzaba muhahiramo ibicuruzwa kandi mpuzamahanga. Muri iyo network uzaba ushobora kuba wakominikana n'umuntu mutari muri local country cyangwa se mutanahuje nyine uduce, umwari muri Afrika ndari Europe, mubasha kuba mwakoresha iyo network. Baribaza bati ushobora kuyubaka imyaka ingahe udashyizemo ko wakihutisha ibintu nk'uko twebwe tubibona? Ibi ngibi biba byagarutswa kenshi bitewe n'uko abapiyoniye benshi bagaragaza ko imyaka 7 ari myinshi, bakabaye kuba barashyize ibintu ku murongo ndetse baranatangiye. Icyo kizami baramutse bakiguhaye ngo wubake network ijyanye n'ibyo Pi ishaka gukora, ushobora kubyubaka mu myaka ingahe? Uratubwira muri comment uko ubyumva. Aha ngaha rero bagaragaza ko kugira ngo Pi ikore neza ndetse n'igiciro cyayo kizabe kimeze neza bikorwe mu gihe kirekire, bitaje ngo bahite bavuga batera ibyo tutari twaranogeje reka tubanze tubinoze. Bagomba kubaka fondation yimbitse cyane kandi ikaba ikomeye. Niba koko Pi Network imaze imyaka 7 yarabonye
community nini cyane, ikubaka ecosystem, igakora KYC mpuzamahanga, igategura mainnet, igaha abantu benshi migration. Ibi byose ni fondasiyo ikomeye ishobora gutuma Pi Network ihinduka ubukungu bw'isi. Impamvu rero iyi myaka 7 cyangwa se yo mubare 7 muri Pi abenshi bawugarutseho ko ari ingenzi mu bumenyi bwinshi bw'amateka, harimo n'ubwitwa I Ching, umubare wa 7 ugaragaza ko hari transformation, impinduka, cycle nyinshi z'ubuzima zirangira ku byiciro 6. Icyiciro cya 7 kikaba icyo gutangiza igihe gishya n'impinduka zikomeye. Ibisobanuro ku myaka 7. Nyuma y'imyaka 7 ibintu bishobora guhinduka cyane. Barifatiye urugero nko kuri Pi Network, babihuriza hamwe ko muri politiko bagenda bagaruka ku ifaranga rigenda rigarukwaho, bishobora kuzakoreshwa n'ibihugu byose. Amaleta y'ibihugu na za guverinoma gakoresha ifaranga rimwe, abenshi bakabihuza na Pi Network. Hari nabo tuganira mu gikari bataba bashaka ko amakuru yabo atangazwa, bakavuga bati mu gihe cyose ibihugu byamaze gukoresha iyi digital ID cyangwa se irangamuntu koranabuhanga, nta kabuza Pi izajya ku isoko, bakabihuriza hamwe gutyo. Ariko abarebera hafi Pi bagaragaza ko bijyanye n'imyaka 7 byakabaye kuba byaratanze icyitwa courage and independence mu mibare ya nyine isanzwe ijyanye n'uko abantu babara. Mu myaka 7 ubushobora kuba waramaze gufata icyemezo cy'uko ugumamo cyangwa usohokamo. Shoam yabigarutseho mu kiganiro twagiranye avuga ati umuntu wese utekereza ko Pi yaba yaratinze mu gihe imaze ntabwo azi ibyari byo, yakabaye akora left akajya kure cyane hashoboka aho uyu mushinga. Ibi byose rero abapiyoni bagomba kugira icyo babyigiraho, bakareba ko ecosystem ya Pi iri kubakwa, hanyuma kandi bakaba bafata icyemezo cyo kuguma gutegereza. Ahangaha bakunda kugaruka cyangwa se banagarutse ku kijyanye na Mountain Energy Gen. Mu bimenyetso bya I Ching mu myaka 7 ihuzwa n'ikimenyetso cya Gen Mountain, umusozi ugaragaza ko ibintu byose bigenda byubakwa gahoro gahoro. Ni igihe cyo kwitegura break out. Nukuvuga ngo mu mushinga iyo ikintu kigiye kuba cyakunda mu bantu basanzwe bamenyereye iby'isoko rya cryptocurrency, hari igihe nka Bitcoin ishobora kumanuka igakora icyitwa breakout, ariko igambiriye kugira ngo ikora uptrend cyangwa se downtrend ifite imbaraga, iri strong, kubera ko yabanje gusubira inyuma gato. No mu buzima busanzwe iyo ugira ngo ugere kure nyine urabanza ugasubira inyuma gato ukareba ibishobora kukubangamira byatuma utagera hahandi hashoboka ushaka kugera. Aha rero abapiyoniye baributswa ko mu myaka 7 ishize nta gikuba cyacitse, ntabwo ari igihe kinini, keretse nimba wawe muri comment ugiye kutubwira ko byibura wakabaye byubaka mu gihe gitoya, cyane ko Pi Network abayihagarariye aribo Dr. Sheng Diaofani ndetse na Dr. Nicholas Kokaris bagaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 bakoze igikorwa kijyanye no kuba bakihutisha ibintu. 2025 birushaho kuba byashyirwa ku yindi level, biyegereza abapiyoniye cyane, ari naho bafunguriyemo open network. Noneho babandi bari bafite inzara bandikaga ko iyi project ari fake batangira gukuramo amadolari, nubwo bakozemo era ntoya yo kuba, ariko nanone nta nubwo ari era kuko bafunguye aho bemerewe yo kuba bacururiza mu bihugu bya Afrika, maze Pi ikamanuka. Ariko ntekereza ko ku muntu waba warakuyemo amafaranga mu mwaka twasoje, aka kanya ntago yakaba yataka inzara y'amafaranga, kubera ko abaye yarayashoye mu kintu gifatika yakabaye akiyakoresha n'ubundi muri rusange. Nimba warinjiye muri Pi mu bambere ntago wawuze ibihumbi 4-3 by'idolari ukuramo mu gihe yari ifunguye open network. Ibihumbi 3 by'idolari rero tugereranije n'ubuzima rusange bw'abantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga, abenshi bari Kigali ndetse na Bujumbura na Kampala, ntabwo hashobora kuburamo business wenda iciriritse, ariko ushobora kuba waraninga igihe kinini ugategereza ibiri imbere. Niyo mpamvu rero ba nyiri umushinga bakunda kwandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ntabwo ari cyo gihe kigaragaza ko twatinze, ahubwo umupiyoni ubibona muri iyo ndererwamo ni wa wundi winjiyemo nyuma, ni babandi bakunda ibintu byihutiyeho, ariko twaho kugira ngo tuzane ikintu aka kanya ejo kiveho twategereza tukabanza tukubaka
ibintu byacu muri rusange kandi tukabyubaka gahoro gahoro. Ahangaha rero byinshi byagarutsweho cyangwa se bigenda biganirwa byahurijwe hamwe mu bijyanye na The Power of 7 byagiye bigarukwaho n'uhagarariye GCV cyangwa se Global Conscience Value ariwe Dorisin, we yagiye abiganiraho n'abandi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone igitekerezo cyaro kukubwira ko imyaka 7 ishize atari myinshi batakererewe. Mu magambo make mu mubare 7 ushobora kumvamo ikijyanye na transformation, strength ndetse na revolution. Kuba pioneer uyu mwaka n'uwo kwizera, kwitegura no gukomeza kubaka community ya Pi Network, aho tumaze kuba barenga miliyoni 100 z'abafite application ya Pi. Iyo urebye kuri Google Play Store aho abantu badownloadingira ama application, impinduka nini zishobora kuba ziri hafi cyane, ariko nanone hatangazwa igihe cyangwa se itariki. Niba ukunda amakuru ya Pi Network cyangwa se ibiganiro tukugezaho bigufasha, nicyo gihe cyo kugira ngo kande subscribe kuri Rugwiro Prozone Official, tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye turushaho kugutegurira. Shyira like kuri iki kiganiro, sharing abandi ba pioneer, mubabwire muti Rugwiro Prozone asigaye akorera kuri icana, ubundi tugumye tubane mu biganiro byacu bitandukanye. Nkubwira ko dufite group ducishamo amakuru atandukanye, hanyuma ushobora kujoininga tukajya tubana mu biganiro byacu bitandukanye turushaho kukugezaho. Gukorera hamwe nk'umuryango wa Pi Network nibyo bigomba kuranga buri muntu wese w'umupioneer muri iki gihe dutangiye cyo kwitegura ko hari impinduka zishobora kuzanwa na Pi Core Team. Kumenya igihe sako yatangiriye bigufasha kumenya n'igihe sako izarangirira. Mu gihe cy'imyaka 7 ntekereza ko atari benshi bayimaze, ahubwo abenshi bagiye bajoiningamo hagati. Pi imaze nk'imyaka 3, imaze nk'imyaka 2, ukamayininga uyu mwaka undi ukabivamo, n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutuma Pi ikererwa. Hari byinshi bakiri kubaka, rero reka tubahe igihe dutegereze turebe icyo bishobora gutanga. Ndagushimiye wakoze cyane kutwumva. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ikurinde.